Turabasuhuje. Gutakaza imisatsi cyangwa gucika imisatsi ni ikibazo gihangayikishije benshi. Dore ko ari ikibazo usangana abantu benshi b'ingeri zose, yaba abato cyangwa abakuru, abagore cyangwa abagabo. Imisatsi kimwe mu bimenyetso by'ubwiza bw'umuntu, kuyitakaza biba ari ikibazo gikomeye. Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma imisatsi icika cyangwa idakura uko bikwiye. Zimwe muri izo harimo imyaka. Kuba ugenda ugana mu zabukuru, harimo stress nyinshi, intungamubiri zidahagije, imisemburo itari ku rugero rukwiye, akoko. Ahangaha ndavuga ko hari ikibazo ushobora gusanga gituruka mu miryango. Gukoresha ibinyabutabire bibi nk'amavuta asigwa mu musatsi ashobora gutuma umusatsi utangira gucikagurika. Imiti imwe n'imwe, imyunyungugu idahagije mu mubiri, cyane cyane nk'ubutare, kimwe n'indwara zikomeye zishobora gutuma utangira gutakaza umusatsi. Umutwe uriho imisatsi igera ku 100,000. Gutakaza umusatsi cyangwa se imisatsi igeze kuri 50 cyangwa 100 si ibintu bikomeye, ariko iyo itangiye gutakaza imisatsi irenzeho biba bitangiye kubyara ikibazo. Aha uba ukwiye gutangira gushaka umuti. Bimwe mu byo twakubwira wakoresha mu gihe ubonye utangiye gutakaza umusatsi wawe harimo ibi bikurikira. Icya mbere, umutobe w'ibitunguru. Umutobe w'ibitunguru ufasha mu kuvura gutakaza no gucika imisatsi kubera ikize cyane kuri sulfure. Ikinyabutabire gituma amaraso atembera neza mu twenge tw'umusatsi, bityo kigatuma dukora neza, tukaba twatuma umusatsi umera. Ibitunguru kandi bifite ubushobozi bwo kurwanya mikorobe n'ibindi byibasira uruhu bishobora gutuma umusatsi ucika. Ushobora kwibaza ngo wabikoresha ute? Icya mbere, ukamura neza igitunguru ku buryo ubona umutobe wacyo. Usigirize neza ahafite ikibazo mu musatsi, hanyuma ubikuremo byibuze hashize iminota 30. Wogemo, ariko bibe byiza ukoresheje shampoo. Icya kabiri, ushobora kandi gufata ibiyiko 3 by'uyu mutobe ukabivanga n'amavuta y'igikakarubamba. Ubishatse wakongeramo n'akayiko kamwe k'amavuta ya elayo, nuko ukabisiga mu mutwe, ukabirekeraho iminota 20 mbere yo koza mu mutwe na shampoo. Wabikora hagati y'inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru kugeza igihe uzabonekera impinduka. Umutobe w'ibitunguru ufasha utwenge tw'umusatsi gukora neza, bityo umusatsi ukongera ukamera. Icya kabiri, igikakarubamba. Igikakarubamba kirimo enzyme zifasha umusatsi gukora. Kugira ngo umusatsi ukure bisaba ko pH ijya ku rugero rukwiye. Igikakarubamba gifite ubushobozi bwo kuringaniza pH ku buryo umusatsi ukura neza. Wabikora ute rero? Sigiriza umushongi cyangwa umutobe w'igikakarubamba mu musatsi wawe. Birekereho byibuze isaha imwe, hanyuma wogemo n'amazi y'akazuyazi. Ibi wabikoresha hagati y'inshuro 3 cyangwa 4 buri cyumweru kugeza ubonye impinduka. Mu gihe wifuza kugira umusatsi mwiza kandi, ushobora kunywa ikiyiko kimwe ku munsi cy'umutobe w'igikakarubamba mbere yo kugira ikindi kintu ufata buri gitondo, kuko nabyo bifasha umusatsi gukura neza. Umutobe cyangwa umushongi uva mu gikakarubamba urinda gutakaza imisatsi bitewe na enzyme zirimo. Icya gatatu, amavuta yo mu mutwe yagenewe massage. Hari amavuta yagenewe gusiga mu mutwe. Yakoreshe usigiriza mu mutwe uri kumasa, bizongera imitemberere y'amaraso mu twenge, ndetse byongere ingufu imizi y'imisatsi. Ibi kandi bituma wumva umerewe neza, bikakugabanyiriza stress. Hari amavuta atandukanye akoreshwa muri massage y'umusatsi nka elayo, coconut oil, castor oil cyangwa amavuta ya almond. Yose wayabariza muri za farumasi cyangwa supermarket. Icya kane, umutobe wa beterave. Umutobe wa beterave urimo imyunyungugu ya potassium, phosphore, calcium ndetse na vitamine B nyinshi na C. Ubamo kandi proteine n'ibyongera imbaraga, byose bifasha mu mikurire no gutuma umusatsi umera neza. Bikoreshwa bite? Ushobora kunywa uyu mutobe, kongera beterave mu ifunguro ryawe. Ushobora kandi nanone gukoresha indi mitobe nk'uwa karoti cyangwa se lettuce. Icya kabiri,
Wafata ibibabi bya beterave washyize mu mazi ukabicanira kugeza bibize, hanyuma ukabikuba ahafite ikibazo mu musatsi. Ubikureho byibuze inyuma y'iminota 20 mbere yo koga. Wabikora inshuro byibuze 3 mu cyumweru kugeza ubonye igisubizo. Umutobe wa beterave urinda gutakaza imisatsi kubera intungamubiri ziwuzuyemo. Icya gatanu, indabo za hibiscus. Indabo za hibiscus ni umuti ukomeye uvura gutakaza umusatsi. Uretse kuba zifasha mu mikurire y'umusatsi, zishobora no gukoreshwa mu kurwanya imvuvu no kurinda imvi ziza umuntu akiri muto. Zikoreshwa gute mu kubuza gucika k'umusatsi? Ufata izi ndabo nk'icumi ukazishyira mu mavuta ya kokonati. Amavuta ya kokonati wayagurira ahantu hose hacuruza amavuta yo mu mutwe, nibura udukombe 2. Urabicanira kugeza ubonye bibaye amavuta afashe. Aya mavuta uyasiga mu musatsi hose, bikaba byiza ubikoze mbere yo kuryama. Ushobora kuryama birimo ukoga mu mutwe mu gitondo. Ushobora kubikoresha inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru kugeza ubonye hari igihindutse. Uruvange rw'imbuto za hibiscus rutuma umusatsi wongera kumera. Gukemura ibibazo byo gutakaza umusatsi, ushobora kugerageza bimwe muri ubu buryo tumaze kuvuga. Kurya indyo yuzuye kandi ikize kuri poroteyine na vitamine byagufasha gukomeza kugira umusatsi umeze neza, ndetse no kukurinda gucika cyangwa kugira imisatsi mibi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.